mwaramutse neza nanjye nuko muraho cyane mwese ndishimye cyane kubona uyu mwanya ngo nze turamukanye tuganire dusabane nyuma y'igihe kirekire hanyuma mboneraho n'umwanya wo kuza ngo tuganire ku birebana n'ibihe tunyuramo cyangwa tugiye tunyuramo nyuma ya cya gihe twahuraga turi benshi nanone turi mu nzira yo kubaka igihugu cyacu ubundi nari nifuje ko twahura nk'ubushize turi mu gihe cy'amatora abaturage benshi bakaza nkabona umwanya wo kubasuhuza kubashimira ariko bitewe n'igihe cy'imvura nabonye ko bitaba byiza kongera gushyira abantu hamwe ibihumbi 300 400 ngo hanyuma banyagirwe n'imvura gusa tubure n'umwanya wo kuganira niyo mpamvu twahisemo guhamagara abantu bake n'abandi bahagarariye uturere bari hano ndibwira ko ariko ibyo tuganirira aha nabo biri bubagereho binyuze muri ubu buryo reka nongere rero nsubiremo mbashimire cyane cyane mwabari hano n'abanyumva nanjye nuko urugendo rwacu rero ruhoramo ingamba zitandukanye ingamba ndavuga urugamba nyarwo ariko nkavuga n'ingamba mu buryo bw'imitekerereze n'ibikorwa tugomba gukora kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu n'abanyarwanda urugamba nyarwo nahereyeho murarwumva narwo ruhoraho urugamba nyarwo muraruzi mwaba mutaruzi gute rwa rundi nyine rwa rundi rw'umuriro
niko tubayeho rero, niko amateka yacu yabigennye. Ni uguhora kuri uru rugamba rufite ibice bitandukanye. Ndandambara. Mpere ku bya mbere by'ibanze, ari ibijyanye uburyo bw'amajyambere, ibijyanye n'ibikorwa remezo, ari ibijyanye n'ubuzima, ari ibijyanye n'uburezi, ari ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, hari ibijyanye no gufasha abatishoboye kugira ngo nabo bishobore, tugendere hamwe. Ari ibijyanye n'imibanire yacu n'ibindi bihugu byaba mu karere, byaba ibyo mu karere, byaba iby'amahanga yandi. Ibyo byose navuga ko mubifitemo uruhare, byagiye bitera imbere ku buryo budasanzwe. Ndabashimira cyane n'abandi twe bose dukorana. Niko bikwiye kumera, niko bikwiye gukomeza, ndetse bikaba byanarushaho. Ariko uko mbivuga, sinyobewe ko amateka arakomeye kurusha ibyo byose. Amateka yacu aragoye ku buryo abo wita inshuti, bamwe mwita partners, ku ruhande rumwe baguhesha ukuboko kumwe, bakakwambura bakoresheje ukundi kuboko. Impamvu nayo ni ukugira ngo ugume muri ayo ngayo, ntupfuye, ntukize, baguhorane batyo, baguhorane udakize, utanapfuye. Ariko ndetse ubemereye ukarangaraho gato, no gupfa ntacyo bibatwaye. Ibi mvuga n'ubundi tujya tubiganira, ni ukuri. Utarabona ubuhamya ubu ntabwo azi isi arimo uko iteye. Reka noneho nshaka kubabwira ibihe turimo, ngo nubakire kuri ibyo ngibyo maze kuvuga, kuko ibihe turimo byerekana ibyo navugaga, iby'uko mubana, abo bita ngo ni inshuti, abo partners n'abandi. Ariko mu mateka ajya kure
mu mikorere yabo no mu mibanire yabo natwe, ariko ubwo twebwe ndavuga ndahera ku Rwanda, ariko nujya kubisesengura kurusha birafata iyi ntara ya Afurika yose. Niko tubaye, niko tubanye, niko bashaka ko ariko dukomeza kumera. Icyo gihe rero hariho guhitamo. Twe nk'Abanyarwanda cyangwa n'Abanyafurika bandi, biroroshye kuguma aho hagati udapfuye ariko utanabayeho birenze uko abantu benshi babayeho. Ntacyo bigusaba, ntabwo rwose ntacyo ugomba kwishyura. Rero njye nari nzi ko Abanyarwanda twahisemo, hari n'abandi Banyafurika bagerageza, twese turagerageza bigaterwa n'ubushake n'imbaraga abantu babishyizemo. Amateka yacu tubayemo, mvuge mu myaka 30 gusa ishize, ariko ifite iyindi yayibanjirije myinshi n'imibereho mibi y'igihugu cyacu n'Abanyarwanda. Muribuka abacu twatakaje. Ni byiza ko ngiye kubivuga tugana muri uku kwezi twibuka kwa kane. Ababigizemo uruhare batari Abanyarwanda kandi bagize uruhare runini ndetse ruruta urw'Abanyarwanda muri ayo mateka yatumye ibintu bimera gutyo, niba abo ngabo n'uyu munsi bakidukurikirana batubuza amahwemo, ndetse banakuziza ko uva hahandi udapfuye ntukire, ibyo bakabikuziza kubera ko wavuye muri wa mwanya bagushyizemo wo kudapfa ntukire, ibyo ukagomba kubyishyura. Ese bagashaka kukwereka ko bagomba kugusubiza aho ngaho. Reka mvuge kuri iki gihe turimo n'izi ntambara zo muri Kongo. Kongo murayizi, abaturanyi. Twagize ibyago hamwe, buriya dufite ibyago bimwe ariko bo bahisemo kutabyumva. Ibyago bimwe dufite ni ukuba twarakoronejwe n'agahugu gato nk'u Rwanda, ndetse ako gahugu kagatema u Rwanda kakarucamo ibice kugira ngo rungane nkako.
ubwo ni Ububiligi mvuga kandi aza kubwihanangiriza ndabisubiza. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica Abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa, rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Iyi ntambara ya Kongo abantu bagiye bakagira iy'u Rwanda, ntabwo iyi ntambara ari iy'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwayitangiye, ahubwo icyo abayitangiye bashakaga nicyo turwana nacyo. Ni nacyo ndi bubabwire. Iyi ntambara ifite inkomoko igenda ikagaruka kuri ayo mateka nari maze kuvuga. Abantu bitwa Abanyarwanda bamwe bagiye bisanga hakurya y'imipaka tuzi ubu ngubu y'u Rwanda, ntabwo ari u Rwanda rwabatwayeyo, ntabwo ari Abanyarwanda batwaye, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Gisoro muri Uganda, ahantu hitwa Gisoro hano, ntabwo ari u Rwanda rwatwaye Abanyarwanda muri za Masisi muri za Rucuro na heha, ntabwo ari u Rwanda rwabajyanyeyo. Kugira ngo rero noneho aho bisanze abo muri ibyo bihugu babe babwira abantu ngo nimuhaguruke musubire aho mukwiriye kuba muri mu Rwanda. Niba ushaka kubikora birukanane n'ubutaka bwabo bagumyeho. Ariko niba ukoresha ukuri cyangwa niba ushaka amahoro nkawe nk'uko abantu bose bayashaka, ugomba guha abantu uburenganzira bwabo. Byanze bikunze iyo utabuhaye abantu, udahaye abantu uburenganzira bwabo, baraburwanira. Ni wa muriro navugaga. Hanyuma rero iyo uje kubikururamo noneho Abanyarwanda u Rwanda rukazira ko ibyo bihugu bindi bidashaka abo bantu bariyo, twagira dutese turahangana nabo. Iyo udafite n'amikoro nk'uko na yacu n'ubundi afite ahagarukira, ukoresha umutima utagira aho ugarukira, ubushake butagira aho bugarukira, na bike mu mikoro ufite. Iyi ntambara y'ejo bundi imaze imyaka ngira ngo irenze 3, ntabwo yavuye mu Rwanda na busa.
ibyo naye babwiye ntabwo nirwa mbitindaho sinirwa mbisubiraho ariko ziriya ntera hamwe mwumva buri munsi mubona buri munsi n'ejo bundi hari izo twahawe n'abarwana mu burasirazuba bwo muri Congo mwarabonye kuri za television abandi mwarabonye n'amaso yanyu abo bantu bisha abantu hano uwitwa ninde ni Gakwerere Gakwerere yisha abantu yisha abavandimwe yisha abanyarwanda ariko si we gusa nuko ari we wafashwe ejo bundi abandi baguye ku rugamba abo bantu byaragiye biba kuvuga ngo iyo uvuze FDLR iyo uvuze interahamwe bakavuga ngo ariko abo ngabo ngo muvuga ngo ni bangahe ushaka ko baba bangahe kugira ngo babe ikibazo Gakwerere uriya bafashwe ejo bundi yari kumwe bamwe bataye ubuzima bwabo abandi bakiri mu mashyamba wamubaramo abantu benshi kuko ni ideology ya genocide yo kwica ndetse bagiye hariya bagakuririza n'ubuyobozi bumwe bwo muri Congo bukabashyigikira bukayiririmba bukabigisha no ku maradiyo bakica abantu ku manywa y'ihangwe ku mugaragaro mwarabibonye aho zagoma n'ahandi hose bisha abantu ku manywa y'ihangwe ariko bajya kuvuga ngo ariko ngo aba bandi bajya bavuga ngo bemera human rights ntibiraho ntazi ibyo ari byo bemera human rights zabamwe ariko iz'abandi bakwiriye gupfa ukabona ko wanshyira muri abo ngabo nkabyemera washyira abantu mu bagomba gupfa bakabyemera bakagutegereza kuza kubica byose ko ari ugupfa se nanone napfa ndwana nawe ntabwo wansanga ndaho gusa ngo ntegereje ko uri buza kunyica ndakwica nanjye ahubwo ibyo rwose icyo nicyo kisubira kwerekana abantu bose ikiremwa ni bamwe nta muntu uruta undi ntabwo waza kumpimira ubuzima bwanjye ngomba kubaho wowe urabikora nkandi ubwo rero byarangira gutyo aba barwana muri Congo batotejwe kuva ryari ndetse buriya abantu nuko birengagiza amasezerano yabaye mu myaka iyi ntambara ibaye ejo bundi mu bihumbi 2022 byari byabaye no mu bihumbi 2012 imyaka 10 hagati itarashira intambara zongera zabaye ariko ari icyo gihe cya 2012 na mbere yaho aba bantu bagiye bumvikana na za leta zari ziriho bagera kuri byinshi barumvikana nta na kimwe kigize gishyira mu bikorwa ariko ubwo kumvikana ni ukuvuga ko bemeraga ko aba bantu bafite ukuri kwabo bagomba guhabwa ariko ejo bundi iraza birivanga
bijyamo ya ideology navugaga, bijyamo leta ya Kongo, noneho bijyamo n'abandi banyafurika uko bateye sinkuzi, baragenda bajya ku ruhande rwa leta kuyifasha kwica abantu bayo, bajya ku ruhande gufasha interahamwe kongera kwiyubaka. Buri interahamwe kuba zihari kuva muri 1994 kugeza n'ejo bundi, ntimwibwira ngo ni ibyapfuye kuba gusa. Hari abandi babiri inyuma nk'abari babiri inyuma na mbere hose zijya kwica abantu hano mu Rwanda. Zijya kwica abantu hano mu Rwanda zari zifite abazishyigikiye. Ni nabo bazireze bakazirera bakaziherekeza zigakomeza kuba zikiriho n'uyu munsi. Ibihumbi bingahe by'ingabo za Loni. Loni yabaye no mu Rwanda no mu na kera nagomba bayiririmba aho natangiye kumvira nkivuka, maze kuvuka numvaga bavuga Loni mu Rwanda. N'ubu biracyari mu Rwanda, racyari muri Kongo. Nuko guherekeza abo bica abantu muri twe kugira ngo tugume tudapfuye tudakize. Ikibazo gishyira mu majwi u Rwanda buri teka n'uyu munsi giteye gite? Ndahera hahandi nababwiye Gakwerere wazanywe ku manywa n'abandi bari kumwe, amaze imyaka ingahe? Hafi 30 nyine cyangwa se 30. Twe twagumye tubwira isi yose ikibazo cy'izi nterahamwe, inkeke duhoraho, u Rwanda ruhoraho, ngaho turatewe, ngaho ku mupaka, ngaho barambutse, ngaho bajugunye amabombo yisha abantu muri za Kinigi, hehe hose. Abantu bakatubwira ngo ni bake, ni biki. Ibyo ntibihagije. Niko kuvuga ngo ibyo muriho mubona muvuga ntibihagije, mukwiye kuba mubona ibirenze ibyo. Nibyo bubakaga ejo bundi rero. Ibyo birenze ibyo nibyo bubakaga ejo bundi. Ntabwo byarimo gushyigikira interahamwe gusa no kurwanya abanyekongo babuzwa uburenganzira bwabo, ahubwo byari birimo no gutera u Rwanda, ndetse bikavugwa ku mugaragaro. Perezida wa Kongo akabivuga ku mugaragaro, akavuga ko ashaka gutera u Rwanda, azaruhindura uko ashatse. Akabivuga uyu munsi, hashira igihe akabibara ko batamwumvise, akabisubiramo ejo, akabisubiramo bwa gatatu. Abantu rero nko kuvuga ngo ariko se ubundi yabishobora, cyangwa murabyumva mutyo mukumva hari icyo bikwiye kuba bibatwaye. Arabivuga ari interahamwe ariho akoresha yubaka imbunda,
hari abaje kumufasha barimo n'abaturutse i Burayi abitwa abamisiyoneri nayo mbaherutse kera mu mateka barabazanye mwarababonye nabo banza baranyuze hano ariko nta babarenganya nta nubwo bazi geography ntabwo bazi ko aka karere gateye n'amateka ntibayazi baba barabazanye gusa ngo bajye kurwana abasenere bavuye i Burayi baza kurwana n'abirabura ubu babasanga hano bakamenya gutoranya abantu ngo uyu ni iki abo babohereje ubundi batubwira ko mu mategeko mpuzamahanga ubundi abamarisoneri bafite icyo bivuze ntabwo bemewe ariko muri aka karere kubera ko barwanya u Rwanda cyangwa bafasha interahamwe icyo gihe baremewe niko baje ariko na mbere y'intambara no mu ntambara ntabwo tutigeze tubwira abantu ko